Vanilla ngiye tukimara gutandukana uriya munsi mva muri ubu rugo. Sinzi ubuzima bwanjye nyine bwabaye cyane. Bwabaye cyane sinzi ukuntu bakubwira. Nyuze mu bihe bikomeye. Ntabwo natekereza ko uyu munsi nari kuba nicaye ahangaha kandi nanyuze ahantu ku buryo nageze naho nshaka kwiyahura. Kwiyahuraga ye? Vanilla naciye mu bintu sinzi ukuntu nabikubwira. So sorry. Ntabwo nigeze mbimenya, ntabwo nari ko bari abantu bakugambana bigeze hari. Mbona ndakwiyemeza gusa icyo nshaka kubwira sibyo. Unyigishije isomo mu buzima. Ntabwo ngomba kumva amabwire, ngomba nyine kubanza gushishoza. Nicyo kintu kitabaye. I'm so sorry. Ntabwo nigeze nshishoza mbere yo gukora. I'm so sorry. Vanilla nanyuze mu buzima. Byageze aho njya kuba ahantu haramfasha ahantu bitwa mu gukodesha. Mbana n'umukobwa. Niba abakobwa babandi babiyandarika nawe ugiye mu bibazo. Nari mfite telefone ariko sinashobora kuba naguhamagara kubera ukuntu nyine Vanilla nyine ibihe nanyuzemo nyine ntabwo byari byoroshye. Hari ibihe byari bigoye cyane. Gusa nyine ndashima Imana ku inshuro basi ubashije kumenya ukuri. I'm so sorry. Mbashe kumenya ukuri. Imana ibikoze sibyo. I'm sorry. Ubutaha ntabwo bizongera. Ubungubu nyine mfungutse amaso kandi nzi ikintu gikomeye mu buzima bwanjye. Rero ndagusezeranya ko ubungubu noneho ugiye kugira ubuzima bwiza buruta n'ubwo wigeze ugira. Uko waba waraye kose nyine nongeye kukwibagiza igikomere cyose wagize. I'm so sorry. Nyine ubu nibwo ugiye kwishima. Nyine kiragiye nyine I was blind. Barambwiraga ngo ntujya ku ishuri. Nose ko nishyura amafaranga y'ishuri kuki Gael atajya ku ishuri. Ngo yazanye abakobwa ngo abibereye n'abakobwa nyine hari no. Sibyo. I'm so sorry. Nyine nabyumvisha. Kandi asante sana. Namboreye for you. Ukuri ndagushimira ko ndabizi ko nta mutima mungira. Asante sana. Wibagirwe ibyabaye, byibagirwe ko nyine nanjye aho hadatongo ntabwo nigeze mbona mwiza. Nakabaye naramenye ibyabaye ariko baramunyishe. I'm so sorry. Nanjye mbabarira ko byabaye byose. Byabaye byose byakugwiriye ntumenye ukuri. Mbabarire sibyo. Kandi Imana imugisha cyane sibyo. Kandi ndagukunda. nakundaga nubwo urwo rukundo rutakiriho ntibivuze yuko mu buzima bwanjye wavuyemo hari byinshi mbona bikunyibutsa nkabura aho ngana umva nako urabona. J'ai une question à te poser, écoute-moi, Anna. Vanessa. Where are you? So kuki wanaguriza ku myenda? Nandi koza amasahani. Ubu ngubu uri koza amasahani ubwo uragenda wongera uyakoremo wiharaguje. Ndongera ngarabe n'igiti. Nzasanga kingura umuntu utabanje kumbaza. Abuja oya. Zambona. Uri kubyumva neza. Akazi kawe ugakore neza ibintu byawe kandi ugira isuku. Wongera isuku ibintu byo kwibanaguza ku myenda rero ukuntu busa. Jufura use neza nkubona usa neza w'umusirimu ujye ujya mu masahani wabanje gukaraba usa neza. Mabuja ngenge ubwo akazi wampaye neza ngakore nishimye kandi ngakukanzo mpembera kugiye mabuja
nguhembera ku gihe mu gihe wanyeretse ko inshingano wazikoze neza. Nibyo ariko nta wundi muntu nzongera kwinjiza pe nabikubwiye. Ibyo nibyo nshaka cyane ko sinshaka kavuye mu nta wundi nzongera ni ukuri kandi nubwo byiza bibaho ga ni uko hari abantu nyine ejo bundi wancitse arinjira. Yagucitse ureba hehe? Yagucitse ureba hehe? Yarwanyije reka mabuja nyine ngo ndarwanya. Kurwanya se ubwo ninde kurusha imbaraga uzahanga? Mabuja kwari kugerageza ariko kwari kugerageza ubwitange ishaka je numva ko muri biriya bintu batukana nta kintu cyari kunanira ni ukuri kose pe ushaka wangerageza n'ibyo umwe mukari mbere gatoya musore mutoya hari utuzi batageragezamo abantu hari utuzi dukorwa kuko ubikunze arimo passion ndavuga ngo nuko wabuze ibindi ukora abo bose bakora muri ibi ni abagabo bari yubatse ufite ubundi buzima hari n'ibindi byinshi bakagombye kuba bakora ariko kuba bikunze bari muri ibi ngibi mubona iterambere ry'igihugu nta kindi kubera uyu mutekano hano so nimubwira ko ubuzi ibyo uzo gukora urubara umushomeri ngo uraje ngo tukugerageze gutese ntabwo byakunda. Vanessa uri gutese sava ese wiriwe hano nta n'umuziki byibuze urimo ntaki ni uko wiriwe mu nzu ituje imeze uko Vanessa reba mu gitondo ukuntu twagusize umeze tugiye mu kazi nta kintu cyahindutse aho twagusize cyo koze wimutse wagiye mu wundi mwanya niho tugusanze byibuze nta ndirimbo uri kureba ntaki ufite ikihe kibazo no uvuga ngo nta kibazo ufite Vanessa tukwagiye mu kazi wicaye mu ntebe ushaka ikibazo mbese ndakwemerera iyo umeze neza kuba wateruye inzu ubumenyi ndabufite kandi umudugudu wacu by'ukuri akeneye abantu bitanga rero ni ukuri ntabwo watangura kunjaginga utampaye amahirwe ngo ngerageze sibyo kuko ndarambiwe kabisa ubushoberi ni hatari naho uri umuntu mukuru wubase ufite urugo urazi ibintu biri hanze sibyo mudugu hari ibintu akomeje kubwira ko utari gusobanukirwa hari kanagiye gusubiramo bwa nyuma kuko uzurata amashuri ayo mashuri ufite kutajyana hano ngo baguhe akazi ayo mashuri kuvuga ngo uzayashyiramo ibindi yashyire no mu bindi ariko n'abantu bari hano bafite amashuri utegereje ahangaha ntabwo baza gutegerereza umva ndabwire rero uri isi kubona ku bana sibyo kandi gufasha umuntu ni umugisha uri gukorera ntabwo uzi ejo n'ejobundi aho uzirigeze ntabwo uzi nawe uzagufasha so muri iyi si rero kubona ku bana gufasha umuntu ubyumva ko nawe uri kwifasha cyangwa gufasha nawe uzakomokaho sibyo cyane ko buri natubwira ko icyo umuntu abibye ari cyo asarura ko sinumva muri kubyumva neza icyo umuntu abibye icyo asarura mwese Vanessa kubera icyo uri kutubwira ayo magambo utagenze gute kandi ubu udasobanutse wahageze umva reka nze mbwire umukozi wamaze gufungurira sawa tubonye umushyitsi yaturutse abantu bari bize amanywa nijoro bari gukora byatari wowe uri muri ibyo ngibyo ahangaha uretse n'ibyo kandi wowe arenze ubusinzi bwawe hari umunsi rero ndatagufata wasinze ninde urandagara hariya hari undi utari wowe ariko ntawe usagariye ninde usagariye ari amabutike yo kwa kazungu no kwa kadogo ntabwo bakwirukanye kubera kubambura cyangwa ibyo ntabwo baza kutubwira byose ngaho ibibazo umuntu nk'uwo utari inyangamugayo kuza nk'umutumize n'aka kazi niko mutinda mwakaruzo mufata abantu mubahohotera kandi mwebwe mushinzwe gushaka umutekano wabo ndokubwira aka kazi nako muramubona ni inshuti yawe cyangwa ni y'urugo turaziranye twese turaziranye twese si
tutari batubwiye ngo twitegure ko tugiye kubona umushyitsi. ntabwo byari ngombwa cyane. wasanga ashaka kudutungura, reka turebe ukuntu bimeze. akazi urakanyima sinjye ukakwima, wowe warakwima. banza ugende wicare witekerezeho. nta kibazo, gira ubwenge ushyiraho na disipurine. nta kibazo, ngaho ugenda basi ukikorere kose, ugende ube daso, ube irondo ry'umwuga, ube mudugudu, sibyo? ube n'amutwara sibo, ube n'uhagarariye ibishingwe byose ugenda ubire, sibyo? repetike bana yo. oya mudugu nta kibazo. ujanije kunuka ntabwo ujya cyo ari mvira hano, jya toka sike sibo. ugomba kubaha. Ntujye kunesha umwanya, toka hapa. So funga n'uwo muryango. David. Sinya surprise kubwiraga. Ubona atari surprise nziza se? Kuje hano. Gaye wabagaye. Ese wagiye ukuntu yavuye hano ngo Gaye wari waragiye he? Gaye kugarutse hano. Suri kumubaza icyo uramushaka iki? Kibyanyu byose ubu ngubu na byose narabimenye. Amadege yose yaberaga aha ngaha ubu narayamenye. Niko ibintu byose, gutanga amafaranga ngo mugambanire Gael, ibyo mwakoze byose mujya kumutega abakobwa, mujya mumubuza kujya ku ishuri kandi muzi ko ndi gutanga amafaranga. Oh my god, se mufite ubumuntu muri mwebwe? Murumva mugenda mukumva muratuje? Se ano singiye ubuhari ubungabo rwose nka ruhombi. Ese ubwo kugenda wirukanga ahantu hose nyine ugenda ungwanya umva mubwire, none niviriye ku murenge byose mvuye birangiye, impapuro zose naziberetse, naberetse amanota nabonye, bambwira atabwo niwo muntu twari dukeneye, unajuze igihe rwose pe, twari dukeneye abakorera n'abashake, none ngo nta kazi gahari. Asemanga ubundi tufiki ko mbizi neza nagiye gutereta umugore wanje tukabana neza mu mahoro, ubundi dupfa umugore se base bimenye. Oya mani, je ndakubwije ukuri mbabaye. Bajya nkubwira rero, uzagira discipline mu byose kuguza gukora, uzagira ikinyabupfura. Nimbona atakwigisha ikinyabupfura nge nahita nyikwiciriza ngaha. Ibaze ko ndi gutanga amafaranga, ndimo ndayatanga, ndi kumwishyura ishuri, mukamubuza kujya kwiga, mukaza mukambeshya ngo yari kumwe n'indaya mu nzu, ngo amafaranga yajyana he? Niko muri abantu Keri, umusore nkawe ungana utyo, uhagaze utyo. Ariko muduga itonde niba ari na ruswa ushaka mbuye ku murenge. ruswa ngenda ngakwa karuswa bari bagiye n'uwo muntu kwa karuswa kora ikigo. None suranzira mano ungwanyiriza iki? Dufiki ma haganje kuzana uwo wizera kinyabupfura cyane ubwenge buke bwawe. Umva u Rwanda ni ruto, tuzarubana no wagaje. Uvuye ku murenge. Yes, wowe kugira ngo nukorana n'abushake, urumva ufite ubushake cyane, ngaho byukiye mu gitondo uzukora. Uri umuyobozi wa warinde, wowe nta n'amasaha abiri wamara ahantu ndi umbafu tumuka vuba mutamyuka. Umva mbegusubirire uzaze nyine ubu kubwiza abandi cyangwa ngezo abo umva tuzakorana. Niwo ujya nkorana nawe neza ndarahiye n'imbere y'Imana naba wowe ntabwo nakorana nawe. Ubwenge ufite se wakora iki? Wabishaka wakora iki? Wabihakana so dukora iki? Nakumva nisubirire mu Rwanda ni ruto, tuzarubana ukora iki? Ndagiye twemihino ndagiye ariko bimenye mukangure bimbo toka bombafu vanga. Umva Imana yarora. Iyo mbwira ngo Vane ndagushaka nkabimenya, ariko ntujye kugambanira umwana w'imfubyi. Iyo mbwira na mama wawe ko ari imitungo yanjye mushaka nkayibahereza, ariko mukareka umuntu akiberaho
uriya wari umugisha twari dufite mu nzu. Turakora ariko tugomba gutanga ibitambo, tugomba gufasha abantu, tugomba kugira icyo dukorera Imana. Ariko mwebwe njye kwibaza ese aho municaye hano murumva muri abantu, murumva mufite ubumuntu, ntabwo muri kumva muri inyamaswa. Nanjye ndicaye nzi ngo mwafashije umuntu, nzi ngo mumufata neza, nzi ngo mumugira mute. Uza amagambo ahora gumbwira Vanessa. Urinde? Yende, kumya. Wowe, Vanessa wowe. Wayobye yorari. Sage, I'm so sorry. Tubabarire. Gusa nyine ngiye ikintu nababwira ni kimwe. Vanessa, Kelly, nubwo mama wanyu ntawe ndi kubona hano, ariko ikintu nababwira ni kimwe nshaka kubabwira. Ntabwo nareba uruhande rw'ibyabaye, kuko ibyabaye byose narabibonaga, ibyabaye byose narabyakiraga. Ariko ikintu cya mbere ngiye ngendereraho, ndashimira mama wanyu n'umubyeyi. Ari mu bantu bankuye ku muhanda, mu bantu 1000 banyuze imbere yanjye, batigeze bamfasha. Mama wanyu yanyuzemo aramfasha. Rero kuba yaranzanye hano ni nabyo byatumye gira umugisha ndamenyana na Vanessa. Nubwo nyuma haje kuzamo ibibazo, ariko buri icyo nababwira ni kimwe, tukareba uruhande rw'ibibi gusa twakorewe, ariko tujye tureba n'uruhande rw'ibyiza twakorewe, kandi tujye duha agaciro ibyiza twakorewe cyane kuruta guha agaciro ibibi twakorewe. Rero ndabashimira ku byo mwankoreye, ndabashimira mu gihe twabanye hano, ndabashimira mu bihe byiza twagiranye. N'ibyabaye ni ukubera ko turi abantu, hari ibyajemo kubera yenda kwifuza cyangwa ikindi, ariko nta mutima mubi. Ndetse ndashimira na Vanessa wari wamfashije niga, akagenda afasha mu bintu bitandukanye, nyine nawe akaza guhindurwa n'ibyo yari yabwiwe ariko bitari byo. Ariko ibyo byose nyine umwuka mubi waje hagati yacu. Ariko ndabashimira kuko uru rugo narugiriyemo umugisha, urwo rugo nisanzemo mu gihe abandi bantereraga aho narindi. Nibyo. Umva wakinjiye ukamubwira Vanessa ko mushaka. Vanessa ndawanga ariko wa mugabo kuko ushaka iki ariko? Je niganye nawe. Hano hari abashyitsi ndukubutse gusa. Bose arahari ibintu byo kwanga. Ubundi umuntu uri kuvugana nawe uramuzi. Urinde se wowe wowe. Je ndagwaza ngiye abantu ngo bazabaza gongo. Ndakanye ntabwo wazunzana uyu wa Imana. Ndikubwira ngo ndashaka Vanessa. Vanessa uri gushaka ntawe uranga. Ntawe uhaba. Kandi ugiye genda ushaka uje. Tamuzuza kontesha umutwe hano ngo. Ubundi wowe wajanga kupajyana. Kwari n'ubwa mbere mbone. Ushaka kumenya ubundi uba muzima wowe. Njyewe nakosha uziko wamwehese ngo ni mudugudu wacu akwiye kuza agafata wowe. Akaba ari waheraho kwanza mu bantu bamwe bibavyabwenge. Njyewe wowe nuzuye wowe. Simwumva umuntu ufite ubumuntu hejuru y'ibyo mwamukoreye arimo arabashimira. Muri kumva umuntu ufite ubumuntu mumwigireho. So nubwo mu mwanya adahari rero, jewe nafashe umwanzuro udakuka udahinduka, sibyo? Kandi na mama wanyu ahari ugomba kubimumenyesha. Sinyibashaka muri iyi nzu. Sinyibashaka muri iyi nzu. Buri wese azinga akabage ke n'ibiki byose musoke mugende. Sinyibashaka muri iyi nzu. Ntabwo nabana n'abantu bameze hamwe, nta nubwo nabasha guhuza amaso namwe. Ndavuze ngo nta muntu n'umwe
wowe musaza wawe na mama wawe munsohokere mu nzu. Vanessa wadusohora mu nzu turi amaraso yawe ukwinjiza umuntu utazi nawe yaturutse. Harahiye Vanessa abahepfo ntago bakwiriye igipangu kandi umve tuko basokuza mu nzu harimo bashyitsi bacyumva ubwo bintu bwawe uzana ubwo kandi kubonye ninjiye amahanga umenye ko uhita utaha njyewe bizeri subiramo wowe we rekuranga nakubwiye ngo ukaramu kubonye ninjiye kabaza amafaranga kagura bijya byawe ko uruhe waciretse ugacisha make uretse banzi ibyo navuze muri ko byumva nta muntu n'umwe shaka muri iyi nzu kuko muri nyamaswa pe nta muntu muzima. Vanessa watubabariye ko natwe tutabikoze kubera umutima mubi kandi satani wari waduteye. Satani wari waguteye kugira ngo ujye guhemuka bigeze hariya wabuze ikize. Ntabwo njya nivuguruza kandi sinkomeze kuvuga musohoke mumvire mu nzu. Vanessa uradusohora muri iyi nzu izi sana mama adahari basinga ducumbikire uradusohora tugiye hehe kuko Vanessa ndakwinginze mujya guhemuka ibyo mwabitekereje. Abo njye ari ushaka gusobanura mudugudu uvuga ngo umuhesi gute ibyo ntabwo bikureba mvana mu mazina mvisubirayo hanyuma ibyo ndi kurambwira ngo ntabwo ngo bakubwiye ngo ntihagize uzagire umuntu n'umwe yinjire mahanga nakubwiye nti uretse ibyo ntaho bikugwa wa nshuti yanjye hano ngaha nta muntu ujya uhinjira bose yarambwiye nti nta muntu uzinjira ngaha atamuhawe uburenganzira atanamuzi ubwo rero ntabwo bakuzi wese inzu urimo baheye ubwenge buke nka boss ubona nakagabo katagize ubwenge buke nka boss katagize nakubwiye utanga raporo tanga raporo nabikubwiye nta muntu unkwanga mani wa Vanessa wadusohora muri amasaha tugiye kujya mama wintera imbabazi kuko ibintu mwakoze ntabwo ari byo ndavuze sohokera mu nzu ko mama daringa kandi n'akazi kakerega kaba kataducumbikira ibyo se birandeba ko mama ibyo byose ariko mujya gukora bino byose mwigeze mwitekerezaho natwe ni satani watwoheje mbabarira don't touch me again, don't touch me. Tanga raporo nishaka kugira irumba koko subira igenda ngo ndanagiye kuvugana nande ari kubundi wowe ndimo kubyibuka nkumva isuka yazamutse ndavuze ngo mushokire nakubeshye nanjye so kuki utaguciriye urubanza igihe namusohoraga urimo uraseka mwishimye kuki utaguciriye urubanza uyu munsi nibwo biguciriye urubanza ndavuze ngo mushokere mu nzu ndavuze ngo nibona nanjye ndavuze ngo jya gufata amabage yanyu munsokere mu nzu munabimenyesha indi mama wanyu mumubwire ko nta muntu n'umwe wemerewe kunkandagirira mu nzu ndavuze ngo turukanye mama wacu atanahari byibuze ngo dushakire hano byose birandeba tanga raporo nishaka kugira irumba koko subira igenda ngo ndanagiye kuvugana nande ari kubundi wowe nirukanaga gahese musiko bisange y'ababyeyi biwe wenda mwitara nahari nakubwiye ngo don't touch me again Vanessa amafaranga dufite yo gukodesha n'amafaranga twabona kwishyura aho kura ibyo ntabwo bindeba winteze impuhwe nta mpuhwe kano kanya mfite mwankoresheje amakosa atazongera get out I said get out wese reka mama wacu aze tuzajyana Vanessa turakwinginze basi mama wacu agaruke urananutse ntiwantesha umutwe nasigaje naye ibyo mwana umvikanira nakwinja ipantaro nkakumena wowe nakwinja ipantaro nkakuyanze abanyagushiramo imitwe wowe inzugira icyo utibesha ujyaho wese hano ni iwanjye mana genda kajye ku gasi gatumba wambwaho kiraza basi Jerry Vanessa wagushanga tujye kubira don't ever touch me again. Jerry uzahana ibikapu by'aba bantu biri ndahazi cyane genda ubapakire buri kimwe cyose cyabo ugipakire kimvire mu nzu uze ubaherekeze basohoke out gira vuba mugende don't touch me Vanessa
please ndabisabye imbabazi wababariye. Navuze no, iyo mvuze no mba mvuze no nibansohoke. Ibyo bakoze ni ntabwo ari byo, ariko bababariye ntabwo umwanzuro ugomba gufata no kubirukana. Ariko kuki bagirira impuhwe wowe aho wari wishimye? None si byo munako ibyo ntabwo bazimbahaye. Ubizi ko twabonye nziza ko satani wari we. Ibyo birabareba. Okay. Hanze. Byerangiriye neza. Munsokere mu nzu. Bravo. Dusohoka hanze. Mabusha nibavuze dusohoka hanze. Vanira wababariye ko navuze ngo oya ntabwo njya nibwo urabirukana muri uyu mugoroba se ngo bigende. Wimfataho nakubwiye winkoraho sinkunda intoki z'abanyabyaha. Wimfataho ndavuze ngo mugende. Ndavuze ngo musohoke mugende. Wintera impuhwe genda. Musohoke nitwaye imwe so murajya mukabaza umwana n'abandi mwe mukamubikira fata wowe udasohoka wowe wiyame wadagumwitegekera karashobotse tujyane sohoka nakushaka igikombe ni cyawe wowe sohoka hano uzaba yifatira winjira uko ubona winjiza wa mudugudu winjira hanze bakingurire basohoke wowe turamu ndetse mudasohoka kudasohoka hanze kuko umukobwa nawe Vanessa, 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 Vanessa.